mbona abakanishi. Najyaga mbona abakanishi kandi najyaga mbona abakanishi abantu twari duturanye bari abakanishi bafite imiryango ibayeho neza kubera mekanike. Nkavuga nti ariko bino bintu nyamara menya ari byo. Uyu munsi rero warakuze bimeze bite? Mekanike irimo ibiceri? Mekanike yewe nta biceri impa. Wenda ubwo ibaha ibiceri ariko nta biceri impa. Nta biceri impa. Oya wamaze kumenya ukuri mekanike wagwana Ukuri narakumenye. irimo ibiceri tuyijyemo? Oya ntago twayijyamo. ariko sinanayikundaga. Ngoya ntago Sinavuga ko nanayikundaga hari. Menya icyo cyana biteye. Iravuna. Iravuna mu igaraje abarimo izuba harimo ubushyuhe. Hari abana rero bafite umuhamagaro wa mekanike. Abo uko byagenda kose abo twatangiranye icyo gihe bari bafite umuhamagaro bameze neza. Kuko bari bafite umuhamagaro muri mekanike. Yego. Ariko njyewe nanjye nakurikiye ibyanjye ibyo nakundaga. Burya hari igihe ukora ikintu ukigamije amafaranga. Ariko hari igihe ukora ikintu kubera kugikunda udashaka n'amafaranga. Yazaza kabyishimira. Ntiwumve n'imvune yabyo cyane. Nuko rero bangiye muri uwo muhamagaro wanjye bigeza ahangaha hato. Nuvuga ngo bitangiye 2018. Yego. Hanyuma ugitekereza ino content yo kujya mu ijuru cyangwa yo kujyana abantu mu ijuru, nkeka ko ari yo content ya mbere wahereyeho. Oya. Cyangwa ntabwo ari yo ya mbere? Natangiye nkora comedy zisanzwe, topic runaka ngo kujya kwiba bikagenda gutya gutya. Noneho iyo mu ijuru yo nayitangiye muri 2021 kwezi kwa 10. Izo content wari wahereyemo byo byagenze gute? Urumva umuhamagaro wawe wageze ugeraho neza umenya neza content ukeneye gukora ariko hari ibyo wabanjemo? Yes, kubera ko byari ibintu bisanzwe bifite n'abandi babikora babifashemo bazwi. Kubikora byari bimeze nkaho ndimo ndigana ibyo abandi bakoze. Nta kintu kiri special nubwo wenda byabaga ari ibintu binasekeje ariko nta gitangaje kuko hari ibindi babyarabanje n'undi biri muri iyo njyana. Nta gitangaje cyari kirimo rero. Ntago byigeze birebwa cyane, ntago byakunzwe. Icyo gihe ugira igitekerezo wumvaga igitekerezo cy'ibintu wakora ari iki? Cyangwa wumvaga gushaka kwamamara? Wumvaga gushaka iki? Ndashaka kumva ikintu washakaga kuko urumva ko wagerageje ibintu bitandukanye kugera ku muhamagaro wawe nyirizina. Uvuga uti noneho nshobora gucreatinga content yanjye bwite kareba ni 190 abantu 10,000 bikanyizera 20 30 40 50 60 70 80 100 nkahabwa silver buto ya YouTube bigakombagomuza bakiyongera kugera aho uyu munsi nkurikiranwa n'ibihumbi 172. Urumva abantu ikizere bakugiriye nyine tubwire uwumva gushaka iki? Nashakaga numvaga mbikunze. Ngiye numvaga nkunda comedy. Nshaka gukora ibintu nyine bishimisha abantu bizaza abantu. Sibona nashakaga icyungubu. Sinigeze nshaka ngo okay naravuga nti hari igihe kizagera bino bintu bikagira akamaro ndekinjiza amafaranga ariko ntago ari yo natagite nari mfite. Ngiye nashaka gushimisha abantu tu byonyine. Nicyo nashakaga. Ariko usibye ko ari igihe cyageze nkumva gushimisha abantu bitagihagije. Nkeneye n'ibindi bintu birenze cyangwa nkeneye gushimisha abandi bantu barenze abo ngabo biyongera kuri aho. 2021 kugira ngo noneho content yo kujyana abantu mu ijuru ibeho. Byaje gute? Ari video narigeze gukora mbere yaho muri 2020. Mvuga nti ese byagenda gute umuntu ufunga umutwe aramutse agiye mu rubanza bakamubwira ngo yamumurira agafunga umutwe akanga. Icyo gihe ndumva ukuntu abikoze babwiye yari ngewe nijyanye nakize mu nara ryajwe rya marayika avuga baza babwira umuntu kaza neza mu rubanza ati ni sawa. Bagiye gutangira kumuburanisha avuga ati ntago mburana nafite avoka. Ngo ya hano nta bavoka bahaba. Hoya ntabwo tuvugana. Mbwira boss wahoze hano. Abwira marayika ngo ke boss ubwo boss ni Imana. Abo kana gakoze nkakiza kuri TikTok abantu baragakunda. Muri 2021 nibwo natekereje ndavuga se ya video nigeze gukora ko abantu bayikunze ari ngewe byagenda gute ndamutse nkoze ku bantu bazwi byagenda gute. Icyo gitekerezo nagihaye wahoze ari manager wanjye yitwaga Trofime ndanamushimira
arabyumva ahita ampereza ibikoresho bikenewe, ubwo ni kamera na green screen, kuko edit nayo imaze kuyimenya bari baramenyigishije, ndabikora nkuheraho mbona uhera kuri njye. Uhereye kuri njye mu bijyanye harya n'icyo, kuko njye wankozeho boro nyinshi mu bijyanye no mu ijoro mu bijyanye n'iki. uhera kuri Yago byagenze gute? Iyo video yakiriwe gute? Iyo video yarakunzwe, impamvu naho wambaza uti ese kuki ari wowe nahereye, kuki ari njye wahereyeho kuko nashobora guhera no kundi mu star, ahubwo burya hari ukuntu tuba tureba abantu kuri social media ukareba ukavuga ati ariko uyu muntu nkurikije uko mubona ashobora ari ukuntu rero umuntu ukavuga ati uyu muntu afite umutima umeze gutya, niyo afite umeze gutya ukabimenya. Nakundaga gukurikirana ibiganiro bya nkarira nkavuga ni nyamara Yago nkurikije uko mubona ashobora kunsapotinga, kuko hari n'abandi bantu bajya gufasha ugapostinga video zabo, nkavuga ni nyamara ikintu nkoze, kuko njye nabyiyumvaga nkawe kino kintu nkoze ni icya danje, ndamutse mbikoze nkataginga Yago ashobora kugira ikintu abikoraho. Narabikoze, urabikora urayipostinga, ariko sinatekerezaga ko wayikundi gakundwa n'abandi bose. Nuvuga ngo video wankozeho naranayishe yarinze. Yego. Byari ibyo mba ntibuka Gentil, mujye munyibutsa. Ni imyaka ni iki? Byashoboka ko n'izabukuru. Byashoboka? Byashoboka ko ari n'izabukuru. Harimo n'izabukuru. Niko. Video urayikoze. Nge ndayishima, ndanayipostinga. Feedback yavuye mu bandi bantu bari meze gute? Feedback abakunze iyo video yawe nyine. Nayo urebaga kuri comment wenda bateye kuri iyo post wapostinze. Nkareba n'abakuze repost bakayipostinga nabo, nkuvuyeho neze nkora n'abandi. Nabonye ko ibyo bintu atari by'umuntu mbikomere nyine byaba byiza, mpita nkurikizaho n'abandi, ndumva nakurikijeho Junior igiti. Muri abo bose wakoreye ni izihe video zabaye successful ukavuga wow I didn't expect this? Shadibu, uyu namukoze ejo bundi, uyu mugore Scovia n'amakuru namukoze ejo bundi, nawe yararebwe cyane kurusha 190. Yararebwe, yagize 100 umunsi utarangira. Nyine byari ibintu kuva natangira kubikora iyi content, Scovia niwe warebwe cyane kurusha nyine izindi nakoze. Wow. Byaranshimishije. Papa Sava nawe yararebwe, ariko byarebwaga cyane nkitangira, kuko nagiye mpindura amacano. Ubu ngubu nkorera kuri channel yanjye, ariko hari channel nagiye nkoreraho ngenda nimuka abantu ntibabimenya. Noneho rero birangira views zigenda zigabanuka. Mba mbibona, ariko hari n'abandi babizi babimenye aho ndi tu. Oye, ubu ngubu uraza no kubasobanurira aho urimo gukorera hahoraho. Noneho ubu ngo reka turimo turakura 170 bingahe by'aba subscribers ubu urimo gukura. Niyo mpamvu nakubwiye ngo congratulations, kubera ko ntabwo ari abantu bose bapfa gukurikirana n'abantu bagana gutya. Tari umwana ufite umeze neza ku biceri wenda udafite amikoro, udafite kirengera. Ariko udafite kirengera ukaba wambaye gutyo, ukaba wambaye nka Yongwe. Ngewe se ndirengera ngewe. Ari abantu batakirengera igisunika, baba pushing babafasha, ariko hari n'igihe uba wisunika wifata mu mugongo kwisunika. Wowe uri mu bahe? Ngende muri aho bisunika, ndisunika. Ariko wisunika neza niba ushaka kwisunika ukivana i Kigali ukigeza Kampala. Usibye ko hari n'igihe nshobora guhanuka nkitendeka ahantu ku ishami nkongera nkagerageza. Ariko iyo uri wisunitse ntago wisunika nabi, nawe urigengesera. Hari igihe njya mpanuka, nuriyengeze hejuru nkahanuka nkafata ahantu nkizamura. Byagenze gute icyo gihe? Bijya bibaho,